Muraho bakunzi b'ishimwe ry'Imana TV kandi bakunzi b'ijambo ry'Imana, izi saha uyu munsi twongeye kugira umugisha wo kongera kubona umutumirwa wacu, ari we Jenerali Mama w'amahanga. Reka mbabwire ngo nimwigire hino, mukurikire ubutumwa agiye kubagezaho, kuko ni ubutumwa bwiza kandi ni ubutumwa bw'agaciro imbere y'Imana no imbere yanyu, kuko ubutumwa yabuhawe n'Imana ngo abubazanire. Rero namwe nimutwemerere mudutize amatwi kandi muze mubane natwe kuva dutangiye kugeza dusoje, tugusaba ko wakanda subscribe, ukaba uduteye inkunga, hanyuma ugakora like na share, byaba ari umumaro kuri twebwe ndetse no kuri mwebwe, kugira ngo ijambo ry'Imana rikomeze kwamamara kuva ku mpera z'isi kuva ku ntangiriro z'isi kugera ku mpera z'isi, kuko nicyo Imana idusaba. Hanyuma reka twakire General. General, turakwakiriye mu izina rya Yesu. Murakoze cyane, nanjye ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Abakunzi bose bacu ari aba Generali Esther Mama w'amahanga, abakunzi b'ishimwe ry'Imana TV, ndabashuhuje ni ukuri yambi cyane. Ndabakunda, ndabakumbuye mwese, kandi ndizera ko n'abashyashya tutaziranye twaramenyanye ku bw'amaraso Yesu Kristo, kandi namwe tuzamenyana. Rero nishimiye kandi kugaruka ku ishimwe ry'Imana TV. Munyemerere mbanze nsabire umugisha utagabanije abantu mwese mwakoze subscribe kuri iyi channel, mwagize neza, narabikunze. Data wo mu ijuru abaho umugisha kuzamura umwana w'Imana. Nkunda kuvuga ngo umwana w'Imana kubera ko igihe cy'abakozi, umukozi ajya agira igihe kikarangira, ariko umwana w'Imana aguma mu rugo kwa papa. Rero aho uri hose wiyumva ko wakoze subscribe kuri iyi channel ishimwe ry'Imana TV, ngusabiye umugisha wa wundi wose data atanga atongeraho umubabaro, no kuri awuguhe mu izina rya Yesu. Kandi nawe ubonye ikiganiro uyu munsi ukaba utarakora subscribe, yemerera ngusabire umugisha kandi ngushimire ko ugiye gukora subscribe, ugakora like, ugasangiza benshi iki kiganiro, kubera ko ubudufashije n'ivugabutumwa, ubufashije uzamuye uyu murimo, ubufashije gusakaza impande zose abo butumwa, kandi data azabibahembera. Mana y'amahoro ibabere umugisha. Generali, ndabona usa neza, urakeye rwose. No kubera Imana, ndashima data ntacyo atakoze, ntacyo atari gukora, aho abaye agejeje ni ukuri nanjye ndamushima, ni ukuri ahabwa icyubahiro. Hari benshi batagiriwe ubuntu bwo kugeza kuri iyi segonda. Nawe aho uri ujye wumva kuba ugihumeka uyu mwuka ntabwo ari uko wakiranutse cyane, yemwe hari n'ubwo uri kwicira urubanza, ariko satani ntakagutere ubwoba, menya aho ucumurira, ariko wakira imbabazi za data mu izina rya Yesu. Rero aka gasura ni ukubera Imana. Amen. Ni ukubera Imana rata. Imana ijya iduhindura abo tutari, ijya iduhindura abo tugomba kubabo, kuko bari bazi ko ariko turi, ariko ntituba ariko dusa imbere y'Imana. Rero wakoze kumvira ubutumire bwacu, duherukana tuganira, ni ukurusezeranya abantu ko uzagaruka, none wabikoze. Reka rero tukwemerere utangire usenga, hanyuma numara gusenga utambutse n'ubutumwa bwawe. Yego, murakoze cyane. Munyemerere dusenga Imana, kandi nawe aho uri umfashe tuzamure rino sengesho.
turagushimiye data mwiza, ngushimiye ko waturinze ukatuzigama, wagize neza mubyeyi mwiza, wazigamye abapapa, uzigama abamama, abasore n'abakobwa, uzigama abana batoya. Oh haleluya, ndagushimiye data, wagize neza. Ndagushimira kubw'abakunzi b'Ishimwe TV, ndagushimira kubw'abera bose ukomeje kurinda, ndagushimira Uwiteka ko ukomeje kuneshereza abana bawe. Erega si uko ibiduhiga byabuze, hoya, byari bihari, Satani yarashe imyambi, ariko data watubereye ingabo idukingira. Turagushimiye. Nyemera rero data uyu mwanya twongeye kugaruka ku Ishimwe TV, papa ntabarinjye ahubwo mbura uboneke mu izina rya Yesu Kristo. Mwanya turabohoza iki kirere mu izina rya Yesu Kristo, tavuga Imana byose turabicecekesheje mu izina rya Yesu Kristo. Nyemerera Mwuka Wera naganze, nategeke, naba umuyobozi mu izina rya Yesu. Nyemerera data usakaze Mwami Imana ijwi ryawe aho wagambiriye ko rigera, kandi ku mutima buri wese wagambiriye gukoraho. Ndakwinginze papa, imbaraga zawe ziyerekeze iki kiganiro kugira ngo ibyo wagambiriye gusohoza Mwami Imana abisohore kubw'umugambi wawe mwiza. Ndagushimiye mubyeyi mwiza, naho niwururukire kubana nawe, kandi unyemerere uhereze umugisha buri muntu wese uzumva iki kiganiro, hanyuma akagisangiza benshi. Data tumwaturiyeho umugisha mu izina rya Yesu, tumwaturiyeho gukomera, tumwaturiyeho ibyiza byose biva mu ijuru. Kandi data ndakwinginze ngo ukomeze kuturwanirira Mwami mu isi y'umwuka ndetse n'iy'umubiri. Urakoze kuri Imana yumvishe gusenga no kwinginga kwacu mu izina rya Yesu. Amen. Amen, amen. Nongeye kubashimira, nashima Imana ko tugihumeka uyu mwuka w'abazima. Imana yagize neza. Munyemerere ntangire nsuhuza abanyarwanda mwese, baba bari mu gihugu cy'u Rwanda, mwaba bari hanze y'iki gihugu. Bana y'amahoro ibahereza umugisha, kandi abanyarwanda, abanyarwandakazi, turacyari mu minsi 100 yo kwibuka. Ngira ngo mbakomeze, ngira ngo wongere wumve nubwo bigoye, wumva ukomeye. Turi kwibuka twiyubaka, aho twavuye hari habi, ariko aho turi kujya n'ukuri ni heza. Ndagira ngo umutima wawe ubwire ngo komera, komera. Yesu wandokoye aracyari kumwe nanjye, aracyari kumwe nawe, kandi azaguha ibyiza birenze uko ubitekereza. Reka nanavuge kuri iki kintu. Ku mbuga nkoranyambaga buriya social media zigira ibyazo, ariko reka nkubwire, we kwita kubikomeretsa biri guca kuri social media, ahubwo wikomereza urugendo rata. Umwe yaravuze ngo ugiye mu nzira imbwa yose ikumokeye ukayitera ibuye, ntabwo wazagera aho ujya. Aravuga ngo rero komeza urugendo, izo mbwa izitaho umwanya uzitera ibuye, ahubwo ikomereza urugendo, uzashyika aho ugomba kugera, kandi heza cyane. Mana y'amahoro ibahereza umugisha. kandi burya imbwa zimoka, ngo burya uzati imbwa zose zimoka ntabwo ariko ziryana, muzireke zimoke, igihe cyazo kigeraho kikarangira. Ngo uzatinye imbwa itamoka, kuko irya ibibitse ubugome bwinshi. Rero ibyo ntibibarangaze cyangwa ngo bibabuze gukomeza urugendo. Turi kwibuka twiyubaka. Banyarwanda, banyarwandakazi, ndabifuriza umugisha uva ku Uwiteka. kandi reka mbashimira abanyarwanda mukunda igihugu.
Imana iratubwira ngo dusabire amahoro igihugu kubera ko ayo mahoro niyo tuzabamo. Bibiliya iratubwira ngo noneho dusabire n'ubuyobozi bwabyo bw'ibi bihugu byacu, tubusabire umugisha, tubusabire amahoro, mbese tubusengere, kubera ko ibyo ubu buyobozi bukora abanyagihugu nibyo tubamo. Mu gihugu cyose urimo, mu gihugu cyose uvukamo, jya usabira umugisha, imbaraga, uburinzi abayobozi n'ubwenge no kubasha kuyobora binyuze mu mucyo abayoborwa, kubera ko ibyo baguha nibyo ubamo, amahoro baguha niyo ubamo. Nihabura umutekano nawe uzawubura. Rero dufite inshingano zo gusabira ubuyobozi bwacu, bwo gusabira igihugu muri rusange. Rero wowe ukunda igihugu ukumva ko ari inshingano zawe, Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Uyu munsi nzanye mesaje data yampaye, ni mesaje zirimo ibice bibiri. Ni mesaje iza kuvuga ku gihugu cy'u Burundi. Nkunda gutambutsa mesaje z'igihugu cy'u Burundi, ntabwo ari uko benshi bajya bagira ngo ndi umurundi, rwose hoya, ndi umunyarwandakazi, ariko abarundi muri abavukanyi, muri abavandimwe. Njya ntangazwa n'Imana cyane. Imana iradukunda kandi Imana namwe irabakunda. Ntabwo nzi, yemwe nta nubwo ndarenga umupaka w'u Rwanda n'u Burundi ngo mbe nakwambuka ngeri iwanyu i Burundi. Natunguwe n'Imana impereza mesaje zanyu, ariko ndabakunda kandi mu by'ukuri amahoro yanyu niyo yacu abanyarwanda. Mu yandi magambo turi umwe, inshuti z'umusaraba. Munarebe muri Afurika, muraza gusanga u Rwanda n'u Burundi dufite byinshi duhuriyeho. Dufite uburyo tuvuga ururimi, naho uvuga Ikirundi nkumva nyine kuri Umurundi, nkavuga Ikinyarwanda ukumva ko ndi Umunyarwanda, ariko izi ndimi byonyine ubwazo zitugaragariza ko turi abavandimwe. Kandi ntagiye mu mateka, ntekereza ko umwami washinze Uburundi cyangwa abantu mwiza amateka hitwaga u Rwanda Urundi. Imana itugirire neza. Rero turi abavandimwe, ntabwo tugiye mu by'amateka, twaje kwivugira ubutumwa bwa papa. Nayindi kubabwira ngo mfite ubutumwa, nimbuzi ku gihugu cy'u Burundi, kandi mbuzi ku bakristo bose mu isi yose. Bivuze ngo ni ubutumwa ku gihugu cy'u Burundi, ndetse ni ubutumwa ku mukristo aho uri mu isi hose ubasha kumva ubu butumwa, cyangwa ubasha kumva uru rurimi, wanaruhindura ukabihereza benshi, tugasangira ubutumwa bwiza cyangwa ubuhanuzi data agiye gutambutsa anyuze muri nge uyu munsi. Imana y'amahoro ikumpere umugisha. Ngiye kuvugana n'inshuti zacu Abarundi, reka bariho mpera kugira ngo tuze gusoza tuvuga ku by'abakristo bose muri rusange. Imana irambwira ngo Barundi, mukunde igihugu, mwongere ibihe byo gusenga. Imana irambwira ngo mbere y'uko ntambutsa ubutumwa bwanyu, ngiye gukoresha izi rinete, hanyuma mbone kubaha mesaje Imana yampaye. Imana y'amahoro ibampera umugisha. Nkoresheje izi rinete kugira ngo wowe ugiye kunkurikira nguhe mesaje Imana yampaye,
kandi uzanayihe benshi kugira ngo iki kintu mwese aho muri, abarundi aho muri ku isi yose, mubashe guhuza umutima, musengere igihugu cyanyu. Mana yambwiye ngo mbere yuko ntambutsa ubu butumwa, wowe ugiye kumva ubutumwa, yambwiye ngo umurundi wese aho ari akuremo fime z'amoko. Banza ukuremo fime y'uko uri umuhutu, y'uko uri umututsi, y'uko uri umutwa. Mumbabarire gukoresha aya magambo, twebwe iwacu mu Rwanda ntabwo ibyo bikihaba, ariko iwanyu birahari murabizi. Iyi fime rero mwambitswe n'ubukoroni ibabwira ngo uyu ni umuhutu, uyu ni umutwa, ni umututsi, biri henshi muri Afurika, ariko uyu munsi ndi kubwira abarundi, Imana yambwiye ngo umuntu wese abanza kuremo iyi fime yitwa ubwoko, kugira ngo ubu butumwa urangize ubwakire kandi ubushyire mu bikorwa. Imana y'amahoro ibagirire neza. Kuramo fime y'ubwoko ufite kugira ngo ubashe gusengera igihugu. Mana y'amahoro itugirire neza. Message yanyu irambwira ngo numara gukuramo iyo fime y'ubwoko, ugiye gusenga isengesho Daniyeli yasenze. Mana yambwiye ngo mumaze igihe kirekire mubabaye, muri kurira, muri kuzenguruka umusozi, ubuyobozi bubi, ubwicanyi. Imana irambwira ngo kuramo fime, kuko ugiye gusenga nka Daniyeli amaze kumenya igihe kirekire bari bamaze i Babuloni, bari bamaze mu bunyage. Unyemerere mbanze nsome ijambo ry'Imana data yampaye kubaha, kugira ngo ntambutse message yanyu riboneka n'ubundi mu gitabo cya Daniyeli. Igitabo cya Daniyeli ibice byaho 9, turaza guhera ku murongo waho wa 2. Muri uwo mwaka wa mbere wo ku ngoma ye, njyewe Daniyeli nasomye ibitabo binsobanurira umubare w'imyaka Yerusalemu hazamara hashenywe ko ari imyaka 70. Byavuzwe n'ijambo ry'Uwiteka mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya. Mpanga amaso umwami Imana yanjye, mushakisha gusenga no kwinginga niyiriza ubusa, nambara ibigunira nisiga ivu, nsenga Uwiteka Imana yanjye, nyaturira nti Nyagasani nsenga Uwiteka Imana yanjye nti Nyagasani Mana nkuru y'igitinyiro, ikomeza gusohoza isezerano no kugirira ibambe abayikunda bakitondera amategeko yayo. Twaracumuye tuba ibyigenge, twakoze nabi, twaragomye, turateshuka, tuva mu mategeko n'amateka yawe, ntitwumviye abagaragu bawe b'abahanuzi. Bajyaga babwira abami bacu n'abatware bacu n'abasekuruza bacu n'abantu bo mu bihugu bose mu izina ryawe Nyagasani. Gukiranuka ni ukwawe, ariko ibyacu ni ugukorwa n'isoni, nk'uko bibaye ubu ku Buyuda n'abaturage b'i Yerusalemu n'Abisiraheli bose bagufi n'abatuye kure no mu bihugu byose aho wabirukaniye, ubu ubahoye ibicumuro bagucumuyeho. Imana y'amahoro itugirire neza. Nshuti z'umusaraba, mwakire neza ijambo ry'Imana.
mesaje yanyu iri muri aya magambo. Mana yambwiye ngo murundi uri kunyumva aho uri ku isi hose, impamvu ya mbere Imana yagusabye kubanza gukuramo rinete y'ubwoko nuko ugiye gukora iki kintu Daniyeli yakoze. Ngo Daniyeli amaze kumenya neza ko imyaka ya 70 bayirengeje bagombaga kumara mw'iki gihe, abona ko igihe mbese yumva kirarambiranye. Daniyeli ikintu yakoze ni iki? Mutwe w'amagambo uravuga ngo Daniyeli yihannye ibyaha atanakoze. Imana itugirire neza. Haravuga ngo Daniyeli yatura ibyaha by'ubwoko bwabo. Nawe ikintu ugiye gukora, ugiye kwatura ibyaha utanakoze cyangwa wakoze cyangwa bene wanyu bakoze. Ngiye kubanza kukubwira ikintu. Mana yambwiye ngo reka kuba uwo nguwo uriwe watekerezaga ko uriwe, uhinduka umurundi. Ugiye kwatura ibyaha. Nababwiye ngo mumbabarire ngiye gukoresha amoko kuko murayakoresha, ariko uyu munsi ubyibagirwe. Nimba ukunda igihugu ukaba ushaka kucyitangira, ukaba ushaka ko igihugu cyanyu kiba ya paradizo Imana yababwiye. Imana yambwiye ngo kugira ngo ibyo yababwiye bisohore, mugiye gusenga aya masengesho. Ugiye kureka kuba uriwe uba umurundi. Watura ibyaha byo mu gisekuru cy'abahutu bose uko mubita, watura ibyo mu gisekuru cy'abatutsi bose, watura ibyo mu babandi mwita abatwa. Ugiye kwatura ibyaha by'abarundi. Ugiye kujya mu kigo cy'igihugu watura ibyaha nk'uko Daniyeli yatuye ibyaha by'ubwoko bwo. Aravuga ngo n'abasogokuruza mbese twaracumuye, twarakugomeye Uwiteka, twarakugomeye. Wowe uri umunyacyubahiro, uri umukiranutsi, ariko twebwe turaba gukorwa n'isoni. Kandi nibyo imyaka mumaze mu macakubiri ni myinshi, imyaka mumaze hapfa inzirakarengane ni nyinshi. Biva ku mafuti yakozwe n'ibisekuru byanyu, biba ku mafuti akozwe n'abarundi bikunda. Ibyo byose nibyo mugiye kwatura, ubundi mufata igihe cyo gusengera Uburundi. Mari tugirire neza. Mufata igihe Barundi mukunda igihugu, mufata igihe mwatura ibyaha by'abantu bose, kugira ngo Imana yongere ibarebe bishimire, yongere ikore igitangaza. Hahanuwe kenshi ko hazameneka amaraso, hahanurwa umuyaga, hahanurwa imvura, kandi irahari nibyo. Ariko data yambwiye ngo musengere iki kintu, mwebwe ubwanyu mwatura ibyaha by'igihugu cyanyu, kugira ngo iyi mvura ye kujyana n'umuvu w'amaraso y'abantu b'inzirakarengane, ahubwo Imana ubwayo nyiribambe ize yikorere ibintu bishire ku murongo. Mana itugirire neza, kuko abaririra igihugu barahari batanashaka ko aya maraso ameneka. Data rero azi ubwenge. Reka mbabwire, iyi Mana yacu izi ubwenge. Iyi Mana yacu izi ubwenge. Mwari muzi uburyo yaneshereje Ezekiya. Ezekiya mwari muzi uburyo yamuneshereje umwami w'Abashuri. Ngo yumva ibihuha arata mu matwi, yumva ibihuha. Ngo arangije rata aragenda. Umwami Imana ararwana, yirwanirira urugamba Ezekiya adahari. Umwami w'Ashuri asubira mu rugo, yicwa n'abana be yibyariye. Ngo bamwica, bamutsinda ku gisasiro cye. Rero Barundi mukunda igihugu,
Imana yambwiye ngo mukore aya masengesho ariko muyakoremo ubu buryo budasanzwe, mwatura ibyanyu n'ibitari ibyanyu. Mbese uyu mwanya uwufata uba umurundi kurenza ikindi kintu bagushyizemo kuri icyo, kuko turi abana b'Imana. Reka mbabwire, Imana ijya kurema yaravuze ngo tureme umuntu usa natwe, niko yakuremye. Iravuga ngo umugore n'umugabo, umugabo n'umugore, niko baremye, niko yabaremye mu ishusho y'Imana. Namwe barundi mwese muremye mu ishusho y'Imana, na niyo mpamvu nyuma yo gukora iki ngiki Imana ije kubiyereka. Kandi Imana uyu mwaka mbisubiremo 2025 ije kubaha ikimenyetso. Imana irambwira ngo Dawidi ahuri by'umwihariko kora aya masengesho, kandi ndabizi ko ufite umutima Imana yishimira, ariko aya masengesho yakore by'umwihariko. Data wo mu ijuru akugirire neza, ukora aya masengesho by'umwihariko, kubera ko inshingano nyinshi zose ziri ku mutwe wawe. Ariko Data yambwiye ngo aguhereje Natani. Dawidi iteka ryose yari afite Natani. Imana ifite uburyo yubakamo ubuhanuzi, ikagira uburyo kandi yubaka igihugu. Dawidi ufite inshingano zo kuba umwami, ariko hari n'umuhanuzi Natani Imana igiye kuguha. Imana irambwiye ngo mu bantu benshi itoranyijemo Natani, igutoranirijemo umuhanuzi uzajya ukubwira ngo caha gira utya kora ibi, kandi uwo nguwo azaba afite ibimenyetso. Wowe ubwawe numubona uzamenya ko ari we Imana yaguhaye, uzajya ukubwira ngo Data aravuze ngo gira gutya. Mana y'amahoro baheze umugisha. Mana irambwira ngo ingoma y'u Burundi iriho uyu munsi iyishyizeho iherezo. Reka nsome amagambo Data yamaye mbasobanurira uko iyi ngoma iyi Burundi ishyizweho iherezo. Mana y'amahoro ibahereza umugisha. Turayasanga mu gitabo cya Samweli cya mbere, turasoma ibice byaho 13, turasoma duhereye ku murongo wa 13. Maze Samweli abwira Sawuli ati, wafuditse ntiwumvise itegeko Uwiteka Imana yawe yagutegetse. None Uwiteka aba akomeje ubwami bwawe mu Isiraheli iteka ryose. Ariko noneho ubwami bwawe ntibuzagumaho. Uwiteka amaze kwishakira umuntu umeze nk'uko umutima we ushaka, kandi niwe Uwiteka yashyizeho kuba umutware w'ubwoko bwe, kuko utumviye icyo Uwiteka yagutegetse. Kwakire neza ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro ibagirire neza. Nshuti zacu, nshuti z'umusaraba, Barundi, iyo ubu buyobozi buri kuri iyi ngoma buza kumvira Uwiteka bugakora ibyo Uwiteka ashaka, n'icyo Imana ivuganye namwe. Iravuga ngo iyo muza kumvira Uwiteka mugakuraho ibyo by'amoko n'inda nini mufite no kwica abantu n'ihonyora ryose mubakorera, muba ubwami bwanyu bukomejwe. Ariko Data avuganye namwe aravuga ngo ubwami bwanyu ntibuzagumaho, ndetse mumaze kuva gucirwaho iteka, mumaze gukurwaho. Imbere y'Uwiteka ubu bwami bugaragara nk'ubutariho. Niyo mpamvu Imana ivuze ngo yitoranirije umutima wayo wishimira, itoranije undi uzayobora ubwoko bwayo. Si rimwe mubyumvishe, si kabiri. Mwasuzuguje Imana, mwarayitukishije, noneho biratangaje. Kwikorera umusaraba ntabwo bivuze ko ufite Kristo muri wowe, hoya, ahubwo ibyo uterekera birakureba. Imana iravuze ngo
ikuyeho ingoma yanyu kandi ishizeho uwo kuyobora ubwami bushya, ubwoko bwayo. Uyu nguyu azakora bitandukanye, bazasigara muri mwebwe muzabona ko namwe ari we muyobozi mwari mukeneye, muzabona ko mbese ari we wari ukwiriye kuyobora Burundi, mbese muzabona ko igihe cyari kigeze ngo namwe muhozwa amarira. Wenda mwashyizwe fime mu maso, ariko izo fime muzaba mwarazikuyemo, mubone byiza byo kuba Umurundi, mutari ubwa bwoko mwirirwa muririmba muvuga kandi mupfa ubusa, ari uburozi mwarozwe n'abakoroni. Ubwo burozi rero mugiye kuburuka, hanyuma Imana ibarememo Abarundi bashya. Mugiye kuruka uburozi bw'abakoroni bwitwa ubwoko babashizemo, ibarememo Abarundi bashya, ireme Uburundi mbese bugendwa bufite amahoro, ireme agaciro ku Burundi, ibagire nkaho muri paradizo. Benshi bakunze kuvuga ngo Uburundi ni Edeni, ariko nta Edeni iri iwanyu. Reka nongere mbisubiremo. Iyi Edeni nta muntu yituyemo, ariko byibura nyuma y'uko muri uko uburozi bwitwa amoko mukaba Abarundi bashya, igihugu cyanyu kizasa nkaho ari paradizo, kizaba kigendwa, kizaba gisurwa, muzagira inshuti nyinshi, muzagira agaciro, amafaranga yanyu agira agaciro, mbese muzahinga mweze, muzagira umugisha amajya n'amaza, kubera ko muzaba mufite ubuyobozi bwiza. Nongere mbisubiremo, ubuyobozi butarobanura amoko, kandi ubuyobozi buzaba bushingiye kuri Yesu Kristo. Buzaba bushingiye kuri Yesu Kristo, ntabwo buzaba bushingiye kuri wa wundi mwite Manuel mwamamaje Abarundi. Hari abandi Barundi ngo bafite ubundi bwami bwa Emmanuel, ubwo ntabwo buzabaho, ntibuzigera bubaho, ntibwanabayeho. Hari ubwami bwa Yesu Kristo bushingiye kuri Yesu Kristo, ubwo nibwo buje Burundi. Kandi kubaha Imana bigiye kunesha kurenza kubaha ibigirwamana mwaterekereye. Data wo mu ijuru abampere umugisha. Ubutumwa nari mfite ku gihugu cy'u Burundi nubwo ngubwo. Reka ntambutse ubutumwa kandi bwo kwitorero mu isi hose. Ubu butumwa ndekunyemerere ubura umukristo mu rusengero usengeramo. Benshi mwaranabiretse kujya gusenga, ngo musigaye mubona ntaho gusengera hahari, ariko harahari, kubera ko Imana itubwira ko guterana kwera n'itegeko. Nshuti y'umusaraba, nubwo ureba hari ukabona hamaze kwangirika, ariko hagaciro icyatumye iyo nzu yitirirwa izina ry'Imana. Marayika ubwe azaza akora icyo agomba gukora. Uwiteka arahari. Shaka urusengero usengeramo, ntusenge pasiteri urimo, ntusenge ba protokole barimo, ntusenge abadiyakoni barimo. Impamvu mwacitse mu rusengero n'iki? Nuko mureba kuri runaka na runaka, ntimurebe Kristo. Gera ku musaraba urebe Kristo, ujye gusenga uzi ko usanze Kristo, udasanze umuntu uriyo. Imana itugirire neza. Rero ubutumwa ngiye gutambutsa burareba umukristo, burareba umuyobozi mu itorero, mbese buratureba twese. Imana itugirire neza. Imana irambwira ngo mbere yo gutambutsa ubu butumwa, reka mbanze mbasomere amagambo ari mu Byahishuwe. Nkunda iki gitabo, uze kumbabarira cyane. Ubuhanuzi bwose navuga, indimi zose navuga zitarimo ubu buhanuzi bw'iyi Bibiliya naba nakubeshye, kuko ubuhanuzi butavangiye buri mu iki gitabo.
Imana yacu yanyuze ahangaha mbere y'uko inyura ahandi, yanyuze mu iki gitabo itwandikishiriza itabaza, iduha itabaza. Ijambo ry'Imana ni itabaza ry'ibirenge byacu. Ubaye udafite ijambo ry'Imana ugenda mu mwijima. Data guhereza umugisha nimba usoma ijambo ry'Imana ndetse ukagira n'ishyaka n'umuhate waryo. Reka nkubwire impamvu nkwingingira gusoma ijambo ry'Imana, nuko umuhanuzi ufite ibyo ashaka kugukuraho ugamije kurya no kunyaga utwo wari wifitiye, azaza akoresha iki gitabo. Reka nkubwire, Satani ashize abakozi be mw'iki gitabo, ndetse agiye kujya abari kuvuga Bibiliya nk'aho aribo bayanditse, akakubwira n'igihe yandikiwemo, akabikubwira kandi nta n'amashuri yabyo afite, ahubwo Satani yabimushizemo. Biri mu mutwe, ku rurimi, ariko ku mutima nta Yesu uhari. Mana itugirire neza. Uyu muntu rero muzahura akubwira umurongo umwe wo muri Bibiliya, nawe ufashwe nawo, ariko atakubwiye ibiri hanze. Reka nguhe urugero. Ijambo rivuga ngo ugutwi kw'Imana ntikwapfuye ngo kureke kumva, n'ukuboko kwe ntikwaheze ngo kureke gukora. Ngusomeye ayo magambo, ni amagambo meza pe, kandi nyagusobanuriye nawe wahita wumva ko Data n'ukuri aracyumva kandi aracyakora. Ni iby'ukuri, ariko hepfo yaho handitse ngo iki? Kuki batabikubwiye? Handitse ngo gukiranirwa kwabo. Imirimo yo gukiranirwa kwabo niyo yatumye Uwiteka agira gute? Abakuraho amaboko. Mana itugirire neza. Ariko we barakubwira ngo ugutwi kw'Imana ntikwaheze, ntakubwire ngo nyamara subiza amaso inyuma urebe ko atari wowe utuma Uwiteka adakora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe. Buriya hari ikintu wowe ubwawe, hari amahirwe wikuraho iyo wasubiye mu byaha. Haleluya. Reka nkubwire, mvuze haleluya kubera iki? Mu mutima wanjye haraje mise numva ijwi rimbwira ngo bwira abantu, babwire ngo bantu muri kumva Satani abarega ibintu byinshi, akakurega ukumva akakurega kumva uri umunyabyaha, uri umunyakibi. Mana irambwiye ngo iracyari ku ntebe y'imbabazi. Mana irambwiye ngo iracyababarira. Mana irambwiye ijwi rise rimbwira ngo bwira abantu ngo naho umukiranutsi yagwa karindwi arongera akabyuka. Haleluya. Ikibi ni ugusubira inyuma. Ikibi ni ukugira gute? Ni ugusubira inyuma. Ushobora kugwa ukihana. Niyo mpamvu Satani ahora kwibutsa ibyo ukora. Nawe jya utungwa na mbabarira. Mu bintu byose ukora, tungwa n'ikintu cyitwa mbabarira dawe. Usubire ku mavi, usaba Uwiteka imbabazi, kuko nusubira inyuma Satani yavuga ati n'ubundi warakoze ibyaha, ntacyo bimaze gusenga, bireke. Uzaba usubiye inyuma, uzagurambarare. Ariko niwongera ukihana, Mana iracyari ku ntebe y'imbabazi, irakubabarira. Data yamaye ubutumwa buvuga gutya. Nari ngiye kubasomera aya magambo, kuko mbere yuko ntambutsa buri butumwa, Data yambwiye ko mbasomera ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ibyahishuwe ibice byaho 3. Mana y'amahoro tugirire neza. Turasoma duhereye ku murongo wa 14. Inshuti z'umusaraba, ntabwo ndi busome umutwe w'aya magambo, kuko uyu mwanya ni wowe ugiye kubwirwa, nanjye turi hano. Data wo mu ijuru atugirire neza. Turahera ku murongo wa 14. Munyemerere dusome mu izina rya Yesu. Handitse ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Lawodikiya uti: Uwita Amena, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'ibyo
Imana yaremye aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Yaba wari ukonje cyangwa ukabira cyangwa wari ubize, nuko rero kuko uri akazuyaze udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi, ndetse wambaye ubusa. Dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera, kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe, kugira ngo uhumuke. Abo nkunda bose ndabacyaha, nkabahana ibihano. Nuko rero gira umwete wihane. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Twakire neza ijambo ry'Imana. Nshuti z'umusaraba bakundwa n'umwami wacu Yesu Kristo, munyemerere Data wo mu ijuru aganire namwe, aganire nawe. Havuze amagambo akomeye, aravuga ngo nzi imirimo yawe, aravuga ngo nzi neza ko udakonje kandi nzi neza ko utanabize. Mana itugirire neza, ngo ukabura akazuyaze, ngo ubwo rero udakonje ntunabire, ngo ngiye kukuruka. Inshuti z'umusaraba, abapasiteri barabivanze, bafite irari ry'iby'isi. Bashumba mwarabivanze, mufite irari ry'iby'isi, inda nini. Inshuti z'umusaraba mwarabivanze. Gute uriganya ukajya no kubwiriza? Ngo turenganye imfubyi ukarya ibyazo, ukajya ku gatuti ukavuga Yesu uvuga uramufite. Ngo tunegereje umusaraba, uyu musaraba usobanuye neza urupfu rwa Kristo no kuzuka. Mbere hiwe burya ni ku rupfu, hahandi yanyuze akababazwa, ariko rati nyuma ye twasingiriye ubugingo. Hari umuzuko, hari icyo yadufatiye. Gute wambaye uyu musaraba uzi icyo usobanura, ukariganya ukajya ku ruhimbi ukavuga Yesu utagira mu mutima? Akaguru kamwe kari mu by'isi kandi kari mu by'Imana. Imana yambwiye ngo ubwo udakonje ntubire, Imana igiye kukuruka. Muririmbyi uraririmba n'ishyari, amagambo, inzangano mufite mu mitima, ubusambanyi, byaha by'ababanye byinshi, igomwa ni ryose, murarogana ubwanyu kandi ngo murasenga. Ubwo udakonje ntubire, Imana igiye kukuruka, kukurakaza uyaze. Imana itugirire neza. Mu Kristo uhora wishe mu itorero, uyu munsi wafashijwe, wagera mu by'isi ugasayisha. Ubwo udakonje ntubire, Uwiteka agiye kukuruka. Imana itugirire neza. Garukiraho mwene Data, garukiraho, weka gutandaraza, ahubwo jya mu nzira imwe, kurikira Kristo.
Yaravuze ngo kunkurikira biragoye, ni ukwikorera umusaraba wawe warangiza ukankurikira. Ariko se wakurikiye Yesu? Wasize bya bindi byose? Ntabwo mwabisize. Reba ibintu wajyanye mu rusengero ubanza ubisiga hanze mu mutima wawe. Uwo mubiri wawe ubwawe, urusengero ndi kuvuga, ni uwo mubiri wawe, ni wowe ubwawe. Kuko Yesu yaratubwiye mu ijambo rye yandikishije ngo iyi mibiri ni insengero za Mwuka Wera. Nimba uru rusengero rurimo Mwuka Wera, urumva rwajyamo n'ubusambanyi, rukajyamo n'ubujura, rukajyamo no kuriganya, rukajyamo ibya bindi byose mukora? Ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu Yesu avugana nawe avuga ngo ngiye kukuruka, ubwo udakonje ntunabire, ngiye kukuruka. Ariko rato Yesu wacu ni umunyembabazi. Haleluya! Yesu ni umunyembabazi. Reka mbabwire impamvu ari umunyembabazi. Yesu arabizi kudakonje ntunabire, ariko rataravuga hepfo yawo, avuze amagambo meza, icyama nawe ukayakunda. Aravuga ngo reka nkugire inama, ngo ungureho izahabu itunganijwe mu ruganda, ungureho imyenda yera. Haleluya! Ungureho umuti usige ku maso uhumuke. Yesu ashimwe. Haleluya! Ungureho izahabu. Zahabu niyihegera ku musaraba, wakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Reka nkubwire, gera ku musaraba wumve Kristo ari uriho muri wowe, wowe ubeho ariko Kristo aba ari wubaho. Imirimo yawe ntugere, umva, kora nk'ibyo Kristo yakoraga. Gera ikirenge muce, ukora ibyiza, umwemerere, wemerere ubushake bwe, ukora ibyiza. Muririmbyi yaravuze ngo niba unkunda unkundira Imana. Nanjye ndumva nakubwira ngo niba unkunda unkundira Imana, gera kuri Yesu. Mpamvu rero abantu mutari kumva Yesu neza, muracyamufata nk'umwana wo kwa Dawidi cyangwa kwa Yosefu. Nani tugirire neza. Ahari mumufata nka mugenzi wanyu, niyo mpamvu mwumva ari ibintu byoroheza. Yesu, nkunda kubwira abantu ngo ntukavuge ngo Yesu ni intare mu muryango wa Yuda, ngo ni igishyitsi cyo kwa Dawidi. Kuko Dawidi ubwe yaravuze ngo azabwira umwami wanjye yicara iburyo bwe kugeza ubwo akiza abanzi be munsi y'ibirenge bye. Umwami we ninde? Ni Yesu yavugaga. Ntabwo rero Dawidi yavuga ngo umwami wanjye kandi akomoka kwa Dawidi. Yesu yarariho n'ibyaremwe byose byaremwe nawe. Uwo niwe Yesu tuvuga, niwe Yesu w'umunyembaraga, niwe Yesu uri kukubwira ngo umva nkugire inama uyu munsi. Wibwira ko uri umutunzi ariko ntacyo ufite, ahubwo ratanguraho izahabu, nurangiza ungureho umuti. Mana itugirire neza. Mana y'amahoro, ikomeze ikwambika imbaraga zo kunesha. Data wo mu ijuru nahabwa icyubahiro. Nyemerera wongere wemerere Yesu ature muri wowe. Nyemerera Data yongera kugaruza ineza ye, wongere umwemerere. Haleluya! Nyemerera wongere wemerere Yesu agukore ku maso, wongere uhishurirwe, wongere ugire bya bihe byiza byo gusenga. Reka nkubwire, urabizi ko wagiraga ibihe byiza byo gusenga, icyabitwaye nta kindi, waratandaraje. Ntubize
ntukonje. Ariko data aravuze ngo ngureho izahabu, ngureho umuti, ungureho imyenda yera. Haleluya. Aravuga ngo kandi abo nkunda ndabacyaha, nkabaha n'iki? N'ibihano, nkabahana n'ibihano. Haleluya. Uyu munsi yari imbuzi kubwira ngo uracyafite andi mahirwe, ariko namwe gusa amahirwe yo kuba wakongera ukihana. Yesu arakubwiye ngo abo nkunda ndabacyaha kandi nkabahana n'ibihano. Ahari wicaye mu gihano wahanwe n'Uwiteka, kuko cya gihe uri gusenga yarakubwiraga ngo ntuzibagirwe, ariko waribagiwe, wongeye kubivangavanga uga mu by'isi kandi ntushaka no kurekura iby'ijuru. Mbese uzakorera iki? Wakoreye iki? Muririmbyi aravuga ngo waba wararuhiye iki uba munsi utabonye Yesu? Waba wararuhiye iki misozi watereye, majoro waraye, hayibuvumo wagiyemo? Waba wararuhiye iki? Waba wararuhiye iki mwene data? Wa munsi utabonye Yesu waba wararuhiye iki? Ariko yavuze ngo ndi ku rugi ndakomanga, ndiho ndakomanga, ngo uwemera akanyingurira ndinjira dusangire. Umva ijwi ry'Imana rikomanga iwawe uyu munsi. Umvira ijwi. Reka mbabwire, ntacyatunguye Imana, ibyo byose yarakuretse urabikora, ariko uyu munsi wumvira ijwi. Reka mbabwire, burya ujya gukora icyaha Imana yabibonye kuri bugikore. Reka mbabwire inkuru y'umuntu umwe wakoze icyaha, n'Imana yamaze kumubwira ko icyo cyaha gihari. Imana itugirire neza. Mugabo witwaga Kahini ajya kwica Abeli, Imana yari imubwiye ngo dore ibyaha biritugatugira ku rugi rwawe kandi ni wowe bishaka. Ariko aramubwira ngo ikiza nukubitegeka ntibigutegeke. Aramubwira ngo nukora ibyiza ntuzemerwa. Mbese wowe mushumba, mukristo, muririmbyi, nukora ibyiza ntuzemerwa. Humvirira ijwi ry'Imana uyu munsi, nihumvirira ijwi ry'Imana. Reka nkubwire, data aravugana nawe, mwumvirira ijwi. Yesu ari ku rugi, ari gukomanga, ari kuvugana nawe. Mwongera umukingurira umuryango w'umutima wawe, yinjiremo, Mwuka Wera yongera guturemo, kuko benshi murabizi ko yagiye. Mwuka Wera yaragiye. Niyo mpamvu utakigira urukundo, niyo mpamvu utakigira ibihe byiza byo gusenga. Biguca intege ni byinshi, biza ari impamvu zituma udasenga. Nibyo byakubereye byinshi. Bizinesi wicayemo yakubereye kudasenga, Imana irazikureho kugira ngo wongere ugire ibihe byiza byo gusenga. Imana itugirire neza. Yaba wibukaga ibihe byawe bya kera ukiri hahandi uri kurira ibyo ngibyo byatumye ugira umurengwe, ukibagirwa, ukumva kuri umutunzi, ariko Imana iravuze ngo ntacyo ufite. Icyo wakabaye kugira cy'ubutunzi gikomeye cy'agaciro ni ukugira Kristo muri wowe, ukuzura Mwuka Wera. Mana y'amahoro itugirire neza. Reka mubwire nshuti y'umusaraba, wongera ugarukire Yesu. Yaravuze ngo nimungarukira nanjye nzabagarukira. Wongera ugarukire Uwiteka. Shaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa. Shaka Uwiteka. Aravuga ijambo ry'Imana ngo mushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa, mumwambaza akiri bugufi. Uyu munsi ari kukwinginga, ariko hari igihe uzamushaka umwinginga umubure. Ariko wumvirira ijwi, ntiwinangire umutima kugira ngo wakire imbabazi z'Imana. Aravuga ngo unesha nzamuha kwicara iburyo bwanjye, nk'uko nanjye nanesheje nkicara iburyo bwa data. Data wo mu ijuru abahe umugisha. Ngo ufite ugutwi niyumve iby'Umwuka abwira amatorero. Imana y'amahoro ibahereza umugisha. Mwakoze kwakira iyi mesaje. Reka mvuge ngo shalom shalom. Urakoze. Shalom shalom. Amen. Imana yo mu ijuru niguha umugisha kubw'ubutumwa utambukije.
kandi imbaraga n'amavuta bibe muri wowe, amen, aho ukuye Imana yongeremo. amen. Reka rero n'ubundi tugannye ku musozo, ariko mbere y'uko dusoza, niba nta kindi ufite cyo kongeraho, utange nimero za telefoni, kugira ngo umuntu wese wagira icyo ashaka kukubaza cyangwa se wagira icyo ashaka gusobanuza akubone. Yego, iyo Imana impaye ubutumwa ntacyo mba numva mfite cyo kongeraho, nta n'icyo ngabanyaho. Ibyo data yampaye n'ibyo, icyo nakongeraho ni ukubwira abakunzi ba Generali Esther mama w'amahanga bifuza kuba muri gurupe abasirikare ba Kristo, cyangwa abandi bashyashya babonye Generali Esther mama w'amahanga mwifuza kugira icyo mwambaza, mushaka ko dusengana, mbese wumva wifuza kuvugana natwe, ndaguha nimero za telefone dukoresha. Tugira nimero za WhatsApp, ni 0739 573 670. Tugira kandi na MTN, nayo iri kuri WhatsApp, ni 0789 Imana y'amahoro ibampera umugisha. Mwakoze cyane, kandi ndabifuriza amahoro y'Imana, urukundo Yesu agukunda rukomeye ibihe byose, kandi n'ukuri wowe usangije iki kiganiro benshi, Imana y'amahoro ikumpera umugisha. Reka soze kandi dusenga, nongera kubwira abantu, mufite ibibazo bitandukanye, byaba iby'uburwayi, ushobora kugira ibibazo byakurenze wumva ukeneye aho kuruhukira. Buriya abantu babuze n'abantu babwira ibyabo, ariko Imana hari benshi yizigamiye, baracyahari, muhumure, barahari babizerwa. Rero wumva ufite ikibazo muri uyu mwanya, nyemerera dusengane. Ushobora kuba ufite ideni ryakurembeje, ufite urubanza, ushobora kuba ufite imisozi myinshi n'inyanja z'ibibazo muri kogamo. Munyemerere dusengane, uzamure kwizera kwawe, wumve ko hejuru y'ibikurwanya hari Yesu ubirwanya kandi ubishoboye, uri hejuru ya byose. Hejuru y'ibyo ubona bigusumbya ubushobozi, hari Yesu ubisumba, kandi aje kubicisha bugufi. Data wo mu ijuru ahabwe icyubahiro. Nagushimiye mwami mwiza, ngushimiye neza n'ubuntu bwawe, rukundo rwawe rudashira uhora utugaragariza umunsi ku wundi. Tugushimiye ko wabanye natwe muri iki kiganiro, n'ukuri tubikuye ku mutima, tukuzamuriye icyubahiro. Wagize neza. Nyemerera muri uyu mwanya, nzi neza ko uri Imana ikiza uburwayi butandukanye, amadiyabete, amakanseri, uri Imana ikiza sida, twarabibonye dufite ibihamya. Uri Imana itegeka imbaraga z'abarozi, imbaraga z'amadayimoni zose zigahunga. Uri Imana ikora mu bushobozi bwawe byose, nta kiri hejuru yawe. Ngaho tegeka uburwayi bw'abantu bose, mwami Imana, babizereye muri uyu mwanya, kugira ngo mwami wongere ubaha amahoro yo mu mibiri no mu mitima. Mwami ubaremera amashimwe aho bari ku bisasiro hirya no hino kwa muganga, imbaraga zawe nizigereyo. Aho bari mu ngo zabo, imbaraga zawe nisigereyo. Mu izina rya Yesu dufashemira ubushobozi bw'uburwayi bwose buri ku bana bawe, mu izina rya Yesu. Yemerera data urema amashimwe kuri buri muntu wese ukurikiye iki kiganiro, kandi unyemerera Uwiteka buri muntu wese ufite amadeni n'umwishyurire, buri muntu wese ufite ibibazo. Hari abafite ubushomeri, hari abafite ibibazo bitandukanye by'ubukene, hari
abafite abatagira aho kuba, hari abafite ibibazo mwami bibaremereye imitima, ariko Yesu turabizi kugiteza ibiganza uvuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nibaza aho uri, urabaruhura, izina ryawe rihabwa icubahiro. Ndagushimiye kubereye igisubizo buri umwe, kandi mu nzira zawe zisaga 1000 hasakayemo inzira zaba bose. Mwami ndagushimiye, twongeye kugushimira kuri Imana ikiri kumwe natwe kandi ugifite umugambi mwiza ku itorero ryawe. Turagushimiye, dusengeye Afurika yose muri rusange, turayisabira kubohoka mu isi imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu, muri karande zazanywe n'ibisekuru n'abakoroni mu izina rya Yesu. Ndemerera Afurika yacu uyiha ubuyobozi buzima, uyiha abayoborwa bazima, kandi data uwungura ubwenge n'ubumenyi abanyafurika kugira ngo tubashe gukoresha umutungo kamere wacu. Data waremanye ubwiza Afurika, mwami dusobanukirwe ko ibyiza biri iwacu. Ndagushimiye, nsengeye abari ku isi hose, mwami basakaze urukundo rwawe, ko twamenye neza ko waremye umuntu mu ishusho yawe, nta muzungu, nta mwirabura, nta mwarabu, ahubwo abo bose baremwe mu ishusho yawe. Rero wongere usakaza urukundo ku isi hose, kandi abakizwa biyongere mu izina rya Yesu. Muri Imana ufite ububasha buruta ubwiza imbaraga zose za antikriste zikorera hano mu isi. Data ndabizi kuri hejuru yazo, kandi wabishatse imitima yinangiye umwanya nk'uwo guhumbya yabihumutse umucyo wawe ukayimurikira. Ndabizi byose kubishoboye. Gaho rero nyir'icyubahiro, papa mwiza, papa udukunda, nyemerera ukomeze kubungabunga ubuzima bwa buri umwe. Data mahoro utanga abe mu Banyarwanda, abe mu Barundi, abe mu isi hose. Ndagushimiye papa, ganza kandi utegeke none n'iteka ryose. Amen. 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 General urakoze. Imana yo mu ijuru niguhe umugisha. Nizere ko abakunzi bawe uyu munsi ubanejeje. Uwiteka aba ari ubanezereza. Hanyuma bakunzi ba Generali, Imana nibaha umugisha, nimukomeze mutega amatwi, kandi nagira ngo nkwibutse ko nta handi wowe uremerewe wasanga ihumure, nta handi uretse ku Ishimwe ry'Imana TV. Nta handi wasanga amagambo yurutse umutima uretse ku Ishimwe ry'Imana TV. Nta handi wasanga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uretse ku Ishimwe ry'Imana TV. Nta n'ahandi wasanga ubuhanuzi bwizewe uretse ku Ishimwe ry'Imana TV. Imana yo mu ijuru nibaha umugisha, kandi nikomeze bishimire. Ciao ciao, nakagaruka. Yego, murakoze cyane.